Abaduteze amatwi mwiriwe. Ku bufatanye na Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge, umushinga duhuze wa Alerte International n'abafatanyabikorwa bawo ari bo Ajiproto Jijukirwa na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID babateguriye ikinamico Shirimpumu mugiye kumva muri aka kanya. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ubumwe n'ubwiyunge ni icyerekezo Abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimangirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Nubwo kurwanya amacakubiri n'ivangura iryo ari ryo ryose no kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge ari inshingano ya buri munyarwanda, haracyagaragara inzitizi zitandukanye zikoma mu gukora gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge. Mu rwego rwo gutanga umusanzu wawo mu bumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, umuryango Alerte International ubinyujije mu mushinga duhuze ugamije kwimakaza umuco w'amahoro, ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda, cyane cyane mu rubyiruko, wabateguriye ikinamico Shirimpumu. Muri iyi kinamico muriyumvira urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge rw'abatuye imisozi ya Bweramahoro n'Inyamitavu nuko bakomeza kugenda bakemura imbogamizi bahura nazo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Duherukana mu gice cya 48 cy'ikinamico Shirimpumu, Simbikangwa ahinguka mu muganda ari kumwe n'abagore babiri. Ese aho uyu muganda waba waraje gukorwa? Nimukurikira igice cya 49 cy'ikinamico Shirimpumu. Agiye umushyiramo amazi. Nta ntoriganya ishaka ibisubizo. Sibyo? Nta ntoriganya igira ute? Simbika, nubwo ujya wakerewe hitira hariya hirya ufashe bariya abagabo barimo gutera imbariro. Abo ni bande barimo gutera akabariro mujana? Ngo akabariro ni ukuri kwibana. Akabariro nyine. Zawa, nawe urasetsa rwose. Mumbabarire bavuga gusharika imbariro, tera akabariro byemenya ari ibindi bindi. Hari icyo bitwaye se? Numva byose bihuriye ku kabariro. Ariko Zawa menya urubwa rukubera pe. Kuko urumva ubutansebya. Ewe harahagazwe. Nzaba ndeba da. Uzabureba se uzabureba iki? Warebye mukeba wawe Margarita. Warebe ikabutura yaje yambaye umuntu w'umubyeyi. Reka nza nirebera uriya mugore ngo ni Jeannette, nje nkunda ukuntu aseka. Nanjye iyo nza kuba umugabo nari kwija mbitsa ipataro. Yezu wizuye. Akasakumirora. Ariko Zawa wabaye ute koko? Uriya munyarwandakazi w'abandi umushaka w'iki koko? Ize ntese kandi ariko bakeba bawe bose iyo mbavuze mbona wenda kunkuramo iyo kotsa. Ubu Simbikangwa agiye kujya arongora abagore 3 rero. Uriya mugabo yakwihaye icyampa nanjye rwose mana nanjye akazangira uwa 4. Ngaho da. Ariko Zawa uriya nakaburo wataye muri ubwo bwonko bwawe? Je simbaye wa 4 nto byambera nubwo ndi igikara nta. Ngaho da. Zawadi iyo yabuze mu gikorwa nk'icyo usanga twese nta morale dufite. Yewe azi no kuganira cyane buri umureba. Abakatiyana mukora niwe ko turebe ko twatangira kurobeka. Yego mujyana. None ahubwo turi benshi menyadusigikiye igikorwa kigeze kure. Yewe mujyana ntako mutagize pe. Ibyari bibabaje byari ibi. Ibisigenge n'urubyaro rwanjye umenya tuzabyikorera. Oya Mukamuso, iyo twiyemeje ikintu turagikora kugera kirangiye. Nibyo byiza Mukamuso. Amaboko ya benshi atanga umusaruro kandi vuba. Ni ukuri ntunguwe n'ukuntu biri kwihuta pe. Abavoma amazi nyaboneka muyabangukana urwondo rudapfuba. Urwondo narwo rurapfuba se fi? Nyumvire. Ntabyo waruzi se? Icyo waruzi gipfuba se niki ndo? Ariko ibyo bintu muzana byo gupfuba ni ibikimana. Ariko mwabonye ukuntu umusaza Simbikangwa yinjira yifunze fo. Ariko mwe n'abagore babiri kandi batikoraho. Yewe, ngende uri kuva navi Burayi n'ubwa mbere nabona mama Gatesi yambaye ikabutura kabisa. Erega mujye mumenya ko Margarita ari umunyamujyi. Uretse ko nge nta n'igitangaza nabibonyemo. Ahubwo ikibazo mbona cyari kubiyasa yambaye nk'imyenda yo mu bukwe cyangwa se imyenda yo gusengana. Erega ntabavuze ko ari ikibazo. Gusa iyo umuntu akoze ikintu abantu benshi batari bamuziho birabatungura. Ibaze nk'ubu nkanjye nifunze muri rinete za film. Wasanga abantu benshi babifata fake kabisa. Mwabasara mwe mugabanye ubwenya turebe kumugezi wacu wakuzura. Humura mujyanama we. Turaganira ariko tunakora. Abona mufite akanyamuneza menya mufite ikiganiro cyizaho ndo. Mujyana ahantu hari fisi nta rongo ryahaba pe. Aba yadusekeje yadushyize ku itaka. Rero kanyamunacunguza ubujye mweteye. Nimwe mugifite akabaraga. Yego rwose mujyana. Mujyana mukanya icyondo kiraba kimaze kuboneka kabisa. Ahubwo byira abo babyeyi bafite ibikarayi batangire kugihereza. Reka mbarebe yegere mu bapakiri. Niko se Margarita waruraho iminsi myinshi
yewe turaho gusa narimba kumbuye cyane pe hashize igihe kinini ntababona. yewe nibyo koko ariko se mwabaye amahoro? Ni ukuri da twabaye amahoro na mama nari naragiye kurwaza yarakize ubu yatoye agatege nta kibazo. Yo Imana ishimwe ni ukuri. Nuko Simbikangwa nawe atafatigaga kubera kuba wenyine naho ubundi naramubuze pe aba yaranzanye nkaza kubasura. Ubwo mwabizirikanaga ni byiza cyane naho ubundi ubwo yoroheye umuntu yazashaka ikindi gihe akamusura. Ni ukuri rwose pe. niko se Jane inaho umaze kuhamenyera gusa njye narakwikundiye pe nakunze uburyo uzi nawe uri mushyashya ugahita wisanzura ukamenyana n'abantu biriya bishobora bake. Ni ukuri njye ubusanzwe menyeye kubana n'abantu niba ari uko ndi umucuruzi kubaho nasabana n'abandi mba mbona ari ikibazo gikomeye pe gusa nasanze n'abaturage bina nabari beza cyane urumva kumenyana nabo ntabwo byangoye. Wiriwe Jane ni kuwa maho muzana ibikarayi tuje gutunda icyondo cyo kurobeka gusa Marigarita we yansekeje yantembagaje. Agusekeje gute se Zawa? Nsanze arimo kubesha Foromina ngo yari yaragiye kurwaza nyina. Ugira menshi wa mugore we genda wikorera icyondo twe turikorera imbingo z'imbariro. Reka mbareke nje kwitundira icyondo. None se biri uriya mugore arimo kuvuga ni ibiki w'amaho ngo Marigarita ntabwo yari yaragiye kurwaza nyina? Wakwishinga amagambo ya Zawadi Jane inaha hari ibihuha byavuzwe ko Simbikangwa yakiza akagura moto akohereza umugore kwiga muri segondere kandi akuze. Ubwo rero nyine bamubonye yambaye ikabutura batangira kuvuga ngo umunyeshuri mwamubonye ubwo nibyo ashatse kuvuga. Abantu binaha ndabakunda rwose barasetsa. Cyakoze wa mungani Marigarita yambaye ikabutura bakana gato wagira ngo ni umunyeshuri koko. Ingoda yabaye akana rwose. Muyo mwari muri aho se? Turaho gate nikoye hajya ngo Simbikangwa na Marigarita bagiye muri bya bikorwa bya karabu duhuze wowe kutagiyeyo gate? Ejo bundi natsikiye akaguru Muyo niyo mpamvu nasibye naho ubundi mu bikorwa nka biriya ntago nahabura. Ubu se baraza ryarira nari naje nakugurisha ikawa nuko mpageze mpamagara Simbikangwa numva telefone ye itariho ndavuga inti reka nyure mu rugo ndebe uko byagenze. Telefone yayisize hano ku muriro abantu bakomeje kumuhamagara mbonye ikomeje kunsakuriza ndayizima. Ntugafunge telefone y'umuntu gate buriya nubwo atakwitaba naza arabona bamushatse abahamagare. Ubutaha niko nzajya mbigenza Muyo. Nkuko mubizi rero abatuye imisozi ya Bweramahoro n'Nyamitavu twiyemeje kwishyira hamwe twifatanya n'urubyiruko rugize karabu duhuze. Ibikorwa bigamije kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge imisozi dutuyeho. Umunsi tukaba twaje guha umuganda umuturanyi wacu Mukamusoni. Twamenye ko igikuta cy'inzu ye cyaguye twiyemeza kumuba hafi. Ikindi nagira ngo mumpere Mukamusoni amashi menshi wayararetse umuhungu we Ndora akifatanya n'urundi rubyiruko rugize karabu duhuze. Nagira ngo nawe tumuha akanya atubwire uko yabonye iki gikorwa. Mukamusoni ijambo ni iryawe. Murakoze mu by'ukuri njyewe nabuze amagambo yasobanura ibyishimo mfite. Uyu munsi ntusanzwe mu buzima bwanjye pe ni gake cyane mu buzima bwanjye nabona abantu bangana gutya barajwe ishinga no kumfasha ikibazo cyanjye bakigize icyabo. Nk'uko mubizi umugabo wanjye yagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi ubu arafunze ariko agiye gutaha mu minsi iri imbere. Wamaho umugabo we naza azamubwira tugurira icupa dore tumubereyeho atari. Ceceka mugore niyumvire dore kwagira ngo bakwangije mu kanwa. Umugore ahora agira ivuze akaniye. Mwabyemwe n'ukuri mwakoze. Mu by'ukuri mfite byinshi navuga ariko ndabasabye mu nyemerere nzayivuga ubutaha. Nyumvira kandi ubutaha si nka ryari kandi ko turangije kumwubakira. Abajijira mureke twumvikane. Gusa hari abantu nabonye hano iwanjye birantungura. Mu magambo make bashimiye mbikuye ku mutima. Hari abo twahuraga nkahindura inzira kugira ngo ntahura nabo. Ni ukuri iki gikorwa kimfunguriye amayira rwose. Ubwo mwaje munsanga nkabakira nanjye ndabasabye ninza mbasanga muzanyakire. Urakoze.
arakoze cyane Mukamusoni. Reka nanjye mfata aka kanya nshimire buri umwe wese witabiriye uyu muganda, ariko nshimira cyane cyane urubyiruko rugize Club Duhuze kuba rwarabaye umusemburo w'ibi bikorwa dukora. Ubwo rero tuzongera duhurire hano kuwa gatandatu utaha dusoza iki gikorwa. Ibihe byiza rero. Niko rwema, uracyafite ya mico ya gisivile yo gufuhira umugore mutari kumwe? Afande nabicitseho pe, yasanze nta kintu nabikoraho ndekeriye. Usiko umugore yatangiye kunca amazi ngo nsigaye mugenzura cyane. Ariko se ugenzura umugore mutari kumwe gute? Ahubwo ko ushobora kumutera umutima mubi, kuko abona nta cyizere kimugirira. Afande ibyo mbwira nibyo rwose, nagezeho ndazibukira. Reka tubanze dushaka ubuzima ibindi ubundi. Buriya rwose waransekeje. Ahubwo reka tubireke. None se gahunda yacu gutaha kumva nishobora gushoboka muri uku kwezi gutaha. Wamaze kwitegura no kubwira umuryango wawe ngo kwitegura? Afande, ntabwo ndabyizera neza. Nitumara kuva muri iri shyamba twambutse umupaka, nibwo nziruhutsa nkavuga ngo noneho muri iyi minsi nsigaye nkunda no kurwaragurika, rwose njye umuzumereye nabi. Erega hasi iwacu ni mu ishyamba, kandi wabandi harahanda. Gusa tugomba gukomeza kubigira ibanga. Afande mukuru ntabimenye, kuko nigeze guhingutsa ibyo gutahuka tukava muri iyi mitwe yitwaje intwaro hano mu mashyamba, ariko habuze gato yaragiye kunyica. Sinzi uko namwihohoyeho mubwira ko nikiniraga, naho ubundi ibyanjye byari birangiye. Ariko se uko Afande utambeshye abantu turi kumwe hano mu ishyamba, abona tuzagira ku kikoko. Nawe mbwira. Erega abantu benshi batinya gutaha ni abasize bakoze ibyaha mu Rwanda, kimwe n'abandi bafite imyumvire yo kwanga igihugu. Sinakubwiye ko mfite umuvandimwe mu Rwanda kandi ukomeye ukora mu nzego za leta, ubahembwa neza amafaranga ameze neza, naho njyewe ndi kwandavurira ahangaha mu mashyamba. Ariko mu minsi mike ndaba mvugira mu rwato byayishaka. Cyizere rwose Afande turagifiteho. Tugomba gutahuka rwose tugafatanya n'abandi kurwubaka. Igihe twabereye hamwe ishyamba ndabona ntacyo tugeraho. Yewe nta n'icyo duteganya kugeraho. Niko bimeze kabisa. Ahubwo rero ukomeze witegure. Sinzabona ngeze iwacu mu rwato byaye. Turatashye sha. Yes Afande. Mukamusoni yishimiye igikorwa cy'umuganda yahawe n'abaturanyi. Ese aho ibi bizatuma abohoka umutima afatanye n'abandi mu bikorwa by'iterambere ry'ubumwe n'ubwiyunge? Ntuzacikwe n'igice cya 50 cy'ikinamico Shirimpumu. Hari icyakunyuze, ufite ikibazo, inama watanga cyangwa igitekerezo, watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ikurikira 0785 292 501 cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi kuri email ikurikira shirimpumu2020@yahoo.com. Mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube ari rwo Ikinamico Shirimpumu, ukaba wabasha kumva ikinamico zose zatambutse. Ikinamico Shirimpumu itambuka kuri Radio Rwanda buri wa kane saa 12:45 mbere y'amakuru y'Ikinyarwanda. Bino mushinga